umusivili kabisa unateye ubwoba arakabije afite ubusivili utera impuhwe ngaho ntahandi dufiteho kuja ibi bintu uvuze nibyo biri kubaberaho n'ubundi na Rubaye ariko abana batipe benshi bamaze kugira sinzi ako nkawe nagwiza aracyari na muto ntabwo yarakwiriye kujya kuri kuki atamanika amaboko nk'abandi babahaye amahitamo kugira ngo babaze biyunge na FARDC barabyanga ariko ubu noneho bagiye kubaha ikintu cyitwa corporal punishment nubwo ari kubahereza mapambano ya makari nibwo abundi bwo kubavuruka gutyo kuwa karanga hapo kando babanze babyumve nibamara kubona bakemera icyaha babakire kandi Kisekedi afite impuhwe nk'umubyeyi yarabemera ati mwebwe nimutandukanya na Kagame nzabafasha mbakora uko bikwiriye mbahe icyo mushaka mbahe na protection bo kubera urwango rwabariya bagiye babacengezamo makenga n'ikina umuntu araguforomata akakwibagiza ko akakwereka ready tabara ngo ni sawa ngo nabavandimwe mumfatanye urugamba kandi aribo babikiraga inka bakabiba bakabagira naye bakabica ucengeza amatwara ry'amoko mana yanjye n'ibiki byo n'abatutsi ngo barahohotewe so nubwo ngo abangaba abantu barakubitwa cyane n'ahandi troops n'eshatu zitandukanye ari majya yo nanuza naho nihera akongera ngo tugiye no kumusozo turenda kugera ku musozo gusa icyo nabwira abantu ibintu biri kuba kuri bano bantu kuri mikenke ureke biriya bintu bari kwizanishwa byo kubeshya abantu ni ukuvuga ngo giye nabonye n'ifoto y'umusirikare wa RDF ari kurira mu kinyarwanda bamurashe bamutoboye kuguru numva ndababaye cyane ibi kubabaho rero ni nkuko nubundi izi ngabo nakubwiraga za special za hibu za special force donc barimo barafatanya na Wazalendo na FARDC bafashe 600 bijya mu Burundi barimo bakora amatraining akomeye cyane ko amabara no akomeje gukorerwa Rubaye ubu amaze kugota agace bitwa Kawele urumva ikarumbudu Kasave Kasasa nakora imbabeshye we Kasasa ndetse no na za Kibabi hafi ya Kinigi neza aha hantu hose ngo bamaze kuhagota ku buryo none bya bindi bajyaga bakora za attaque bajyaga bakora zo kugenda bafata troops bapenetra bagenda bakubita babaza muri Rubaye utu duce turaza kubafasha neza gupenetra muraza kubona ikintu bitano ntamarira ya danje ni kweli numva ngo gahunda zihari nuko wenda abantu batabizi neza buri gahunda yose igiye gutegurwa y'inkotanyi leta ya Kongo bayayibonye kera kare ikibazo gihari noneho barimo barafata bari abaturage benshi cyane bari mu kumva bashimuta nabo baba batwaye mu majoro babatwara babashira imbere y'urugamba niyo principle yonyine yo gukira indege iyo bafashe civilians bakabona bari benshi bari mu gukora ibikorwa byabo bahita indege zirukuno za rasa mu baturage kandi buzuranye n'ingabo yes hanyuma reka tujye ku ngingo ya nyuma ijyanye na referendum muri Uganda nahoze mbona rwose umugabo umwe witwa Willy Bokonga muri Uganda pardon muri DRC Uganda umugabo witwa Willy Bokonga umwe mu bantu bahoze bashinzwe ibijyanye na n'uburezi bw'amashuri abanza yisumbuye ndetse nabira bijyanye na tekinike nyuma ndetse na Kongo ngo yaje kuba yagira ibyimukurikirana bigiye bitandukanye ariko kwa kundi Facibeto yaje kuvumbura ko akwiye kujya agira uburyo kiyegereza abantu urabizi ko burya hari uruhande rwiyumvagamo Kabila niyo mpamvu ibintu byagiye bigorana ukabona n'abagenerali benshi bakomeje guhura n'ikintu bita ruswa no kumungwa na ruswa burya nuko hari abapro Kagame Kabila hanyuma rero uyu mu president Facibeto wa DRC yagize gutya iyegereza uyu mugabo aramubwira ati nyamara wagira gutyo ukavibuzi mukajibona uyu mugabo nahoze mbona ari kugerageza gukora manifestation cyane arimo ararangaza imbere abantu bari muri manifestation yo kugaragaza uburyo ki ingingo yo guhindura itegeko nshinga ivuga kuri manda y'umukuru w'igihugu barimo bayigarukaho n'abandi baturage benshi cyane bakomeye kandi bagiye batandukanye aho bagarutse yarimo sensibilize abantu akora campaign kugira ngo kwanza byari muri campaign ariko kwanza ni nyuma ya campaign kubera ko hari hamaze gutangazwa umushinga wavuye mu nteko nshinga amategeko aho ngo abagombaga gutora bari abantu 351 bikarangira 348 ngo bamaze kwemeza ko rwose mu nteko nshinga amategeko umushinga bagomba kujyana mu baturage bivuze ngo ibyo nabibonye mu binyamakuru by'abanyarwanda bo babivuga bafite ikiniga nk'ubu
bamwemeje ngo azayobore mpaka bafite mpaka ni hadi ngo azategeke ibihe byose. Ndi kwibaza Marite Fayulu barerekeza mu kabyaramwe, ariko mu mbone z'amaso yawe wa mugani nta kibazo afite, nta kibazo azagira. Kisekedi ntabwo ateye nk'abanyarwanda, nta kibazo rwose. noneho mu Rwanda yagira ngo referendum iriya yabaye nadateza akajagari ntazisanga no muri gereza nk'ibi turi kubona byabaye kuri Ingabire Victoire. Nagashobora Victoire se bamufungiye nuko amuzane. Nyine ndi kuvuga bamufungiye ubusa. Marite Fayulu aramutse adateje akajagari ngo bamushuke bano banyarwanda. Baya abakongomani bo nta kibazo bafite. Umuntu afite freedom of speech, aravuga akavuga ati ntabwo ari nabona majority. Icyo batoranyije rubanda namba yabaye nini aremera. Nabonye rwose Bokongo n'abaturage bari kubyina mbere y'umuziki. Ariko iyo kintu cya mbere abanyarwanda bagomba kuzajya bakurikiza, bo baretinya ngo buriya ngo barabwiye ngo u Rwanda rufite umwihariko. U Rwanda ntago hagomba kwigaragambya, u Rwanda ntago bahakana icyo president avuze. Nuvuga ngo umuntu umeze gutyo ukemera kugendera nkaho ukagira ngo ubose Kagame napfa ninde uzabatekerereza. Ko n'ubundi agiye kubavamo. Urarya babyita kuraga. Nawe arabizi, ariko abizi ko igihe cyo kirimo kiragenda cyarangiye. Rero abanyarwanda mugomba kwifatira imyanzuro. Nababwiye ubuntu bubiri bwonyine mu bukora muzabona u Rwanda ruke. Utarabikore azaba yisubiza inyuma. Cyambere President Kagame akora speech ntimuzakoma amashyi, muzajye muyakoma mujye mwirebera gutyo, ntacyo bagutwara udakomye amashyi. Icya kabiri, telefone yawe ihore ku gutwi. Ureba umuntu ukora ibintu yo mufotora, kamera yawe ihore uri stand by, kubona amanyanga papa fotora umuntu ntibakubone ko urimo gufotora bakayimena, ariko koresha ubwenge nawe ukamagesha. Ibyo sinabivuze rero. Hanyuma reka dusome ikino gitekerezo ubundi twerekeze ku musozo. Ngo ni danger. Aragira ati ni danger ndabarahiye. Ikibabaje okay. Ati kibabaje hari abazabigwamo batazi iyo biva niyo bijya. Sinzi niba hari abatareba ibimenyetso byihishe bya nyuma by'urupfu rwa FPR. Uyu muntu aratanga igitekerezo ngo twigire mu rido nizitaduhungeta. Hello? Yes, please. Ramba turi live ku Isano Media Africa ndetse no kuri Sergeant Robert Truth. Natwe duhoze tubakurikirana mukomere cyane. Ushobora no gutanga igitekerezo nta kibazo muvandimwe. Yewe niyo ndi na mushuti wacu wundi ahanga natwe nkuko nakubwiye turi naha muri Butorogo mu karere ka Mubende. Yego. Nanagerageje kukwandikira kuri za mpamvu waransabye, ariko ibyo ntago ari byo bikuru. Mukomeze ibiganiro muduha amakuru kabisa, natwe turakomeza dukora uko dushoboye. Ariko nshobora kukubaza abantu bari muri Uganda mufata mute ibi bintu RPF inkotanyi iri gukorera abanyarwanda, by'umwihariko kubashora mu ntambara zitari ngombwa, no kuba yarasezeranyaga abanyarwanda ngo izabatabara agira gute ije iteye icyura impunzi, nyamara nyuma kwitwa kw'ikiyo y'impunzi ahubwo ubuziri nimba twabyita kadriple hanze abantu bahunze ku bwinshi. Muri make nawe igihe nagufata nk'impunzi kuko uravuga kuri muri Uganda. Ibi bintu bifata ute birimo no kuba RPF inkotanyi bari muri Kongo bari kwica abantu muri Kongo babamariyeyo, ndetse n'abanyarwanda bari kugwa muri Kongo buri mwanya, igihugu cyuzuyemo inzara, akarengane n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye? Ayivani rwose nkuko yewe oba nakubwira ntashizemo, reka ntiremo n'amarangamutima kuko na buri wese biramubabaza.
nk'uko mubibona iki kibazo kirafitwe none se ubureka nkubaze ubu muri ubu Buganda icyambere wenda nabanzaho muri byose ko abana b'u Rwanda bari wari wabona hari umwana uri kwiga avuye mu Rwanda ngo azemo hano yige. Ushatse kuvuga iki? Icyo nshatse gusobanura niyo utanahera kure. Yego. Umuntu aramutse agukuyeho uburezi bw'ifatiro. Ugira ngo umuntu akurindiye mu bujiji hari ukukwica ku rutuko. Mise numva icyo washatse kuvuga. Ushatse kuvuga ko kuba umwana yava mu Rwanda wenda yiga nko mu mwaka wa 4 secondaire ageze muri Uganda no kumushyira mu wa 2 baba bamugiriye impuhwe. Nicyo ushatse kuvuga? Ni ukuvuga niyo bamusubiza muri primaire mu mwaka wa 7 ntiyakiga. Noneho icyo nashakaga kuvuga nashaka kuvuga ko ibyerekeranye n'ububi bw'abano bagabo burenze nuko abantu babitekereza n'icyo badatekereza bagitekerezeho. Icyambere nk'aha turi wuzuye icyo nakita niba nabyo bivuga nk'inkambi. None wenda nuko mwebwe nama muri mu mujyi nk'aho za Kampala. Noneho ahangaha usanga umuntu ava iyo yari ari mu Rwanda yari yarubatse inzu ye. Uranyumva? Yego. Noneho ugasanga ahangaha ari kuza akagonda ikintu cy'ishitingi urayibona? Ndayireba bambe. Noneho no kuyibamo n'umuyaga wanayijyana naho ayishyira noneho ntaho kandi yari afite aho yari atuye mu Rwanda. Ayiwe. Ni ikibazo gikomeye cyane. Ibyo ngibyo rero sinzi niba nabyo muzajya mugerageza kubyigisha abantu. Ubuhemu buri ahangaha sinzi ko navuga uko bungana kandi noneho n'ikindi cya kabiri cy'uri kureba. Umuntu yakaba viriya yari akemerewe no kugira ubwo buhungiro. Umuntu yagukuyeho ubuhungiro kandi naho uri ari kuhagukubitira ubugira ngo hajye uwo muntu wamufata nk'iki. Iswara mutsagukubise uri na meja aho ngaho. Ndi kumwe na meja arakumva agiye no guhita gusubiza direct kuko we rwose iby'ubuhunzi uwo musonga arawuzi cyane. Iswara mutsagukubise ndetse akanakubabaza cyane. Noneho ukaba wirukiye kuri meja rwose meja akanagerageza kugufata. Uwo muntu akanamubuza ati uwo mureke n'umukora ahubwo ntibirashoboka ndetse akajya no kundi mubyeyi akanga. Hajye uwo muntu abagifitemo ko kuguhana n'ububyeyi nangwa haba hari ikindi kiri inyuma. Ubwo nimba nakumvishe neza ubura uri kuganisha kuri biriya bya Perezida Kagame watangaje ko aciye ubuhunzi ndetse akaba yirirwa akora amadiri mu bihugu byo hirya no hino avuga ko ngo u Rwanda rwakuyeho ubuhunzi ariko abantu benshi bakomeje kubifasha nk'ubugambanyi bukomeye cyane. Warakwicisha inzara arakwicisha inzara akubuze kuvuga ibyo utekereza akuzamurireho imisoro n'ibindi bikorwa bikomeje kubangamira abanyarwanda ariko kugira ngo akwereke ko agomba kugukandamiza gushyire hasi arajya mu bihugu agambana ati ubuhunzi ndabuciye. Uyu mwana nubwo yagushonjesheje ntiwemerewe kugira icyo ukora agashingura akora ntiyaretse wiga ibifatika urukumva. Noneho naho wakagiye kubishyikira usange wasupanyirijwe. Ndako kabisa nakusoma 5 kwa 5. Nibyo rwose. Uhamagayira turi kwerekeza ku musozo reka afande agusubize. Sawa. Okay. Ngaho afande wasubiza ku igitekerezo cy'umuvandimwe. Umuvandimwe rero. Ukanabitwarisha na kira gitekerezo cy'umuvandimwe uvuze ati ni danger rwose inkotanyi utabona ko ziri mu marembera numwe mu bantu bashobora kuba yaravangiwe. Nuvango reka duhere ku cyongo buriya u Rwanda Kagame yashobora kumuhongeraho yakubona ko udafite inyo ari umubyeyi wena no umubyeyi aragukubise agucisha akanyafu ariko akanyafu ke nikarangira aragukurikirana naho ugiye kwihisha kwa Mujyomba agusange Mujyomba ngwati dura umwana kuwa ngwisi dore ararabagiye gupfa abatabo mu ayita kuvuga ati mu ahubwo muhembuza umunigo. Allo? Yego ni network ari yanzu banza. Nani ngubwiye ni turi kwerekeza ku musozo. Sinzi nimba ari ikindi gitekerezo na tutakuniganya ijambo kuko hani iwacu no uvuga igitekerezo cyawe gusa muri make ko turi kwerekeza ku musozo.
sawa noneho hari n'ikindi gitekerezo nari mfite. Buriya hari ikibazo cyerekeranye n'ibyerekeranye n'inkomoko ya jenoside mu by'ukuri nacyo ndi kugira ngo muzakiganirizaho abantu kiveyo kuko hariho inkomoko yayo uko ibintu byatangiye n'uko ingabo zazaga muri CNRD Meja arabizi. Noneho n'uburyo ki izazaga gusura zizanwe mu nkwi bazikuragamo bakazicumbikisha iruhande ko ibyo bintu hariho hatangiriye akantu ko kwica abantu bitwaga bagiye gusura ku byitso bikarangira bikwiye igihugu. Noneho ibyo bintu nabyo muzabitegurira ikiganiro mu bwiza abantu kuri inkomoko yo kugeraho ubwicanyi buza bukaranda bwave ku kintu kimwe kugira ngo nuba yarazanye icyo kintu yumvikane. Ubwo gisobanuye neza ntago okay. Noneho kugira ngo tuzagitegura neza mu kiganiro gitaha tugisesengure neza ko nabonye hari abagabo b'intwari rwose bakomeje kugenda basobanura amateka neza. Ngira ngo wenda muri kino kiganiro abantu bakomeje no kuvuga bati nyaye mbona rwose no mu message yaba mu gikari ndetse no muri message abantu bavuga bati kabisa tujye dushimira hano bagabo babaye mu nkotanya ariko bakaba bageze ku gihe cyo kuvuga bati reka tubwize ukuri isi imenye ikinyoma inkotanyi zagize gute zateguye kabisa. Bo ni intwari tuzabafata nk'intwari baza minsi yose. Kandi nanjye rwose icyo kiganiro ni mugitegura ndahari kuko nje abantu bo twabikozeho nje ureba ndi w'imyaka mito ariko nakoze ubushakashatsi buhagije kuko narize nize tronco kuri koreja mizero mvayo njya kunyemera mihigo n'amanota meza yanjye kabisa nta kibazo. Yego ubwo nanjye nagikoze ubushakashatsi mu bantu bakuru mbabaza uko ibyo bintu byatangiye uko indege yarashwe muri Kigali uko ibyo bintu byaje byose narabifashe mbifata mu maboko yanjye byose. Okay, ufite imyaka ingahe? Afande yarambaje ngo baza ngo ufite imyaka ingahe? Abantu benshi muza muvuga ngo mufite 20. Reka tumve afite ingahe? Oya, nje navutse mu mwaka 96 kabisa. Ubwo imyaka ndayuje ni 30. Wow, kabisa. Afite ingahe? 30. Ufite 30? Yavutse 30 afande. Uri umusaza. Ndi umusaza kabisa. Nago ufite imyaka mito. Nago ufite imyaka mito kamera. Twarimo dutanga ibyo niyo turimo kurwanya kugeza ubu ngubu nago dukeneye umuntu uzajya uvuga ngo ni muto ngo afite imyaka mito ngo afite 29 25 ngo uri umwana. Iyo myaka niho umuntu akorera igitendo niho afatira umwanzuro. Bafande bafashe imbunda bafite 10 na. Je ninjiye mu gisirikare ndimo guhatana mfite imyaka 17 16 ishira ngana na 17 none ubu ngubu ngo uri umwana gute? Uru rubyiruko yes rugomba gutekereza rugomba kugira ibitekerezo byagutse kandi rukaba umuntu yakubaza ibyo ushinzwe kuba wakora. Umuntu akoje ngo akoze iki? Ufite wowe mugambi, ufite ye gahunda. Reka tube tugushimiye hanyuma ukurikirane ibiganiro byacu kandi tugushimire kubw'ibitekerezo utanze. Iyo proposition duhaye rwose ntago ari kera cyane ko nicyo kintu twiyemeje nicyo kintu dushaka kugira ngo u Rwanda ruzira amateka afifitse ukuri kugaragare wa mugani arya ngo nibyahishuwe sinzi ko none ibyahanuwe sawa reka tugushimire muvandimwe. Sasa namwe bihe byiza kandi murakoze cyane. Urakoze saga umugisha bambe. Sawa namwe. Hanyuma rero uyu muvandimwe waragira ati namwe muri babi. Yisomera utagira ngo nabibona ngo namwe muri babi mwanga abanyarwanda ni mudushakire imbunda ubundi duhangane na RPF naho namwe murabagambanyimo murashaka kurimbura rubanda twarabamenye. Aha sasa bivuze ko ngo dutange abantu Rutabana yararirimbye ngo imbunda n'amasasu biragerageza bigahitana benshi bigakiza ariko noneho navuga ngo
ikintu kigendanye n'urugamba rw'imbunda muri iki kinyejana ntabwo twakoshya abantu ngo bajye just bajye kurwana bafate moto bajye kurwana na RPF na RDF. Ibyo kurwana ubu iyi mbunda turiho iyi ngi turiho eruta 12 eruta machine gun eruta 14 barrel 14 twin barrel eruta za roncha 7 eruta asiraza msada zote eruta za katyusha eruta za motors zose eruta yewe eruta za ariko irense eruta imbunda zose iyi turiho yonyine kugira ngo uhaguruke ujye gukora amatayirisho y'amafunzo kwenda kupambana n'u Rwanda nagwa ari uko biri bugende. Ubu hariho gahunda yo gusunika ubutegetsi dukoresheje umunwa n'ibyanga bikaba imbaraga z'abaturage ibyo uvuga bikabona kuzakurikiraho, ariko abantu rababwira bakumva batakumva kuva baje bafata